mwiriwe neza abandi mwaramutse inshuti zacu amahoro y'Imana abane namwe iminsi myinshi cyane twari tubakumbuye yambi meze mute guys kazuba kari gutuma tutareba neza twagarutse nanone nyuma y'igihe kirekire uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bisanzwe bizwi muri rusange hari umukunzi wacu wambwiye ngo tuzabasobanurire ngo abantu b'i Burayi batuka abanyafurika ko batazi gukora imibare ngo hanyuma ngo babasaba amafaranga nyine bakabaninira bakabareba nabi urumva ngo ubundi ngo dushingira kuki dushinja abantu bo muri Afurika ko batagira imibare nyine ngo ko nta mibare bazi cyangwa nyine ko bakoresha amafaranga nabi ubundi ubuzima bw'i Burayi bumeze gute tugiye gutangirira kwa Medi ukigera i Burayi uko wahasanze nuko bakubwira gutarahagera wasanze bimeze gute nasanze bitandukanye cyane naje nishyizemo ko nje i Burayi nyine rwose nari nje i Burayi numva ko ubuzima bugiye guhinduka numva ko ibintu byose biri ku murongo byesitaye ariko ntabwo ari ko umuntu abisanga kuko buri kimwe cyose kugira ngo ukigereho ugomba kugikorera kandi nanone kugira ngo ukigereho biragoye kuko hari sisiteme igoye twebwe nk'abantu baba bavuye muri Afurika bisa nk'aho ari ugutangirira kuri zero so biragoye cyane kugira ngo wisange muri sisiteme noneho abantu bakubone uko bashaka kukubona uri ugera i Burayi wasanze hameze gute ugereranyije n'ibyo wari witeze urumva iyo wari ukiri muri Afurika uba ufite indoto uvuga ngo Imana nimfasha nkagera i Burayi nyine uba wumva ariho inzozi zawe zose zizaba zigiye gusohora noneho iyo wize wumva akazi baravuga ngo akazi kaba gahari waba warize none ukavuga ati nge nzahita niyadapta wenda ururimi ruzangoramo gake cyangwa se nzakoresha icyo gifaransa cyangwa se icyo cyongereza nyine ugahita wumva hari aho bizaba bitandukaniye na wa wundi utarize ariko iyo uhageze waba dogiteri waba umuntu utarize birangira mugiye mu ishuri rimwe bihindutse ya mafaranga rero twari twiteze twese tuvuga ati wenda hariya nakoreraga 100,000 haranza yankorera 1,000,000 usanga Yesu wanjye naho nyine ntacyo biri kimwe cyose twari dufite mu mutwe usanga nta na kimwe twaribeshye cyangwa se baratubeshye mvarira agashya wowe se yakugendekeye gute agashya iyo challenge wahuye nayo icya mbere nari nzi ko ningera i Burayi bazamvura bavura neza ngahita nkira numvaga nta n'amezi n'atatu bizatwara i Burayi umuzungu nankoraho rwose mbese umuzungu nankoraho bizahita ryaka icyo ni icya mbere expectation ya kabiri numvaga nyine noneho ko ndwaye rero ngo iyo urwaye bagufata neza ewa numvaga nyine nzaza kwa kundi ushobora nko korora itungo ukajya uriha amata buri kanya mbese numvaga nzaza nkago mu bishashe amafaranga menshi urumva atagira uko angana urumva nsezeranye inshuti zanjye ndazibwira inshuti zanjye mwebwe nimube mucecetse gatoya murira imbere gatoya gusa Imana inabahare ibintu bizagenda neza urumva ubwo uba utekereza ko naka kavandimwe kawe kasigaye ikanarange nugerayo katazongera kuburara ka meme uri kubyumva noneho rero ngiye mageze nakwiswe n'inkuba icya mbere nkinjira mu nzu bambwiye ngo iyi nzu niyo uzabamo barambwiye ngo intebe zizaza nyuma y'ukwezi nasanzemo harimo agatanda gato cyane k'umuntu umwe bampaye agatanda gato cyane nakaraye ngira ngo nahanutse kuri kariya gatanda nk'inshuro nk'ebyiri urumva ngo kari kabi gasumbwa nako nararagaho iyo nari mvuye bivuze ngo nta mikino ngiye kubaza iby'igitanda kizima baramwe kugira ngo applying igitanda ati rwose nta kibazo igitanda ushobora kucyemererwa kubera condition ufite
ariko bizagutwara igihe kirekire birasaba ko ugenda nyine oya para kukishyura gusaba ntuza ukajya ku murongo muri komine hari bafitemo systeme ugenda ugasaba icyo gitanda muganga akabyemeza akagira gute donc ni ibintu bizafata igihe kirekire bishobora gutwara n'umwaka nyamaye na data mbese umwaka nyine nakora kakaro ndimo kuraraho nkagwa kandi nta mafaranga urabona nta mafaranga ufite n'amafaranga uba ufite icyo gihe nta internet nari mfitemo amafaranga bampaye yo guhaha nayaguze amayinite kugeza igihe amayinite ashiriye kubera kutemenyera amafaranga no kutagira gute wifi wasanze oya wifi nari mfite hari intebe zari zirimo ahubwo bampaye intebe yo kogeraho kubera ko ntashobora koga mpagaze bampaye intebe yo kwicaraho mu gihe ndi muri dushe ubwo iyo ntebe niyo hari igihe nakururanaga nkagenda nkayitereka kuri bariko nkicara rero nciye mu magambo makeya uburyo nari mpiteze kuhabona ibyo nari niteze kubona n'ibyo nahasanze byari bitandukanye byatumye mu mizo ya mbere nubwo nari thankful ko numva stress zigiye kugabanuka ko ndeba aho ndyama nkabona ntabwo bameze nk'aho nararaga ariko mfatwa na stress mfatwa na stress ku buryo nko mu mezi nk'atatu atandatu ya mbere nari mfite stress ziri ku rwego rwo hejuru ibindi reka turekere aha nose kutatubwiye ukuntu wageze mu nzu ugasanga nta byo kurya cyangwa bisanze ibyo kurya baramperekeje wibuke ko banzanye njye baranzanye kuko nari ndwaye kandi ntabwo nari gushobora guterura ibintu ikintu bankoreye barantwaye bantwara kuri pizzeria twahageze nka saa saba bangurira pizza barayimbwira ngo ninyitware hanyuma barangije barambwira banjyana ku iduka y'abarabu barambwira ngo nijye guhaha ndagenda nyine mfata ibintu ishyira ego turi kumwe barambwira ngo nimpahe nabonaga nyine ari supermarket nk'ibisanzwe gatoya mfata ibintu nyine mbishyira muri tray babishyira mu masashe barantwaza ariko ubwo nabiguraga nubwo nagiraga gute bo amasahani nayasanzemo isafuriya nayisanzemo ariko nyine byari bigoranye kugira ngo tutangira guteka ako kanya ikindi ntabwo nari niteze ko umuntu arya pizza njye mu buzima bwanjye ntabwo ndya soft food niki biryo nyine bitetse mu nkono nibyo biryo ndya kumbwira ngo umpaye pizza ngo umpaye ibigati ngo umpaye umureti ngo umpaye iki ngo genda ariye apana njye ntabwo ariko ndya so it was hard byari bikomeye ubwo icyo ngiyo iyo ni first ubwo tuvuze muri rusange first impression uko twahasanze nuko byari bimeze tugaruke rero gatoya ku kibazo cy'amafaranga hahandi bavuze ngo akamatera kamwe wasanze bivuze ngo nkatwe twaje wenda dufite umuryango bahereza utungana na famiye mufite ariko buri wese ake n'utuyiko tungana ubwo n'isahani oya njye bampaye amasahani 12 amasuta 6 ikisabwa bagwaye byinshi ntoza ibirahure 6 ariko nta tasi nagiraga byabaye ngombwa ko nywera icyayi mu kirahuri so byantwaye igihe n'amarido byantwaye igihe cyane kugira ngo ngure amarido sinari nzi naho bayagurira ikindi nuko umuntu bamaye kumfasha yahise agira ibyago arirwariza umwana donc ntago twabaye turi kumwe ikindi nanjye kubera ikibazo cyo kutagenda ntago nari kwirirwa mbungagira ahantu hose ntago nari kubishobora narindiraga ko baza kuntwara ngo ngende kwa muganga niba ari kwa muganga cyangwa ngire gute ariko upfa kugenda ntago byakundaga none se ujya guhaguruka nyine ujya kwinjira muri Suwede ntabwo waje wishyizemo ko uzasanga amafaranga basi nko mu tubati tw'inzu yawe ku gitanda ugafungura gutyo ugakubitana n'amadolari cyane ko ariyo abantu benshi baba bazi bakoresha mu bihugu byo hanze ntabwo iyo myumvire wari uyifite jisitemo nk'uko nabikubwiye amakuru twari dufite icyambere cy'indaje ishinga ni ugukira numvaga ko ikintu cya mbere nimpagera ubaye umukire icyambere nyine dogiteri kwanza yagombaga kundeba nkahita agira yego urumva umuzungu yagombaga kundeba urumva umuzungu yagombaga kundeba ngahita agira icyo ni cyane noneho ikindi kintu amafaranga yagombaga kuba ari menshi ku buryo ngenda nkagura ibyo nshaka nkahawe uko nshaka ukohereza uko nshaka urumva hari ukuntu umugenzi wahita akubwira ati jose nusi uzanzanira iki ushaka igukomana nk'utudolari nka 200 nkahita numva nyine utudolari nka 200 n'utudolari nka 200 umuntu agahita kubita marike ya parufe nawe ubwawe utaritera ngo iyi parufe nuzi uzayinzanire twese amigo mu gitondo twataramye twa tudolari 200 barimo kuvuga ayo niyo mafaranga umusingwa arya niyo baguha ngo uzayarya ukwezi kose
nagushirana nta nyoko wanyu birakusha bajye batwihanganira abantu nabeshye yewe tuboneyeho gusaba imbabazi abantu twabeshye tukabasezeranya mbere y'uguhaguruka abantu nabajije buri muntu ikintu ashaka nzamwoherereza mutubabarire akaba byarakunaniye ibintu biba biri ku rundi rwego abantu disi bajya babona twiga tutarangiza amashuri hano biba bikomeye abantu bajya bambaza ngo mbese ndasoza ni ukuri birakomeye amashuri hano ni ibintu tutapfa kubabwira mutahigereye ngo mubyemere guys birakomeye guys mwumve mudutahuye nyine hari ukuntu umuntu akubwira ngo uri kusengura gushuza ingusugo ngo wamaye nk'agasandorari ugahita ureba ugasanga muri konti usigaranyemo 200 y'amakurone 200 y'amakurone ni nk'amadolari nka 20 uri kubyumva ni amadolari nka 18 17 hanyuma ayo madolari ameze gutyo ikintu kivamo ugiye kugura pizza ngo watahira iyo pizza uramutse ugiye kugura umuceri watahira agafuka k'umuceri ukazajya urya wonyine ibiro 5 kujya urya wonyine urumva hama isuku muri 200 havamo iki yakora havamo n'agakarito k'amata nka litiro nk'eshatu eshatu gusa muri 200 icyo intuza agafuka k'umuceri ni 200 ni 160 ngira ngo nimba nkibyibuka hama amata ni nka 20 something hama rero ubwo watahara n'amacupa 2 y'amata ubwo kuzayanywa birakureba ariko nyine ubwo nuko so guys rimwe iyo uvuga ngo gasandorari nyine ntataye ikindi kintu gitangaje hari iyindi point itangaje kubera ko tutaratangira akazi ntabwo natwe tubumva abatangiye akazi ariko tugatangira tuzababwira nasanze barira nkatwe bone bararira he none se nuza umuzi wo kurira wenda namwe muratubwira ukuntu mubyumva uratubwira ukuntu byumva ariko umuzi wo kurira dufite ishingiro cyangwa bafite ishingiro amafaranga nimba ukorera nk'umuntu akumva ngo umuntu akorera $2,000 by'idolari my friend ayo mafaranga kugeramo yamaze kuvamo 34% by'umusoro urumva ayo mafaranga amaze kukugeraho mbere na mbere y'ikintu cyose nyirinzu nyirutwondo akuraba inzu zirahenze ku buryo ushobora gusanga nka 50% y'umushahara agenda ku nzu 50% cyangwa hejuru yawo nuvuga ngo twatusigisigi bagusigarije umaze gukuramo umusoro kimwe cya kabiri uhita ugikubita mu ntuza ku nzu gusa utuntu tumeze nka nidose ubuzima bukomeze hanyuma mumbwire mwe mufite abana nyine ngo bigenda gute mutubwire usanga basingo twiriye uravuze ngo dufite abana hari umuntu wigeze kumbwira hari umuntu wigeze kumbwira ngo noneho ngo niba ari abakire babaho ngo n'abantu bafite abana amakuru nari mfite tubwire ngo abantu bafite abana ngo babaha amafaranga menshi turahembwa guys ngo bajya baduhembera abana nta bana bahembera nta muntu bahemba ngo nuko afite umwana baramuhemba ntabwo baguhemba baguha amafaranga yo kugura ibyo umwana akeneye neza bari ni umushahara cyangwa ni ibintu umwana akeneye agomba mu buzima bwe kandi umuzungu ukuntu azi ubwenge umwana tuvuga ufite umwaka azi neza ko ku mwaka anywa igikoma anywa amata ku mwaka guhera ku mezi 4 wenda ku mezi 4 nyine buri cyiciro cy'imyaka umuzungu aba azi neza depanse kuri uwo mwaka uko ziba zihagaze kuri uwo mwana ku buryo ari buvuga ati ndamuhereza amadolari wenda 100 kandi koko ya madolari 100 bikarangira yose yakoresheje ahubwo nge ntekereza ko wongeraho aba bantu amafaranga y'inica n'ikizi uri thankful kuyabona kuko bayaguhaye ubishimiye Imana ariko ntabwo ari amafaranga ashobora gutanga ibintu byose umwana akeneye ikindi kintu uburyo wenda abazungu babitekereza mwibuka ko abazungu bambara umwenda umwe umuzungu agira t-shirt ebyiri n'ipantaro ebyiri kandi ari professeur kuri university ibyo bintu akabyambara iminsi yose we ntibigire icyo bimutwara no koga ntabwo boga buri munsi n'inkweto yo koga y'ubushyuhe n'iy'ubukonje mu gihe twebwe uko twakuze n'uko tubaho
guys biragoye kugira ngo wambare umwenda umwe cyangwa imyenda ibiri, ntabwo bidukundira. Ubwo rero n'abana babo ushobora gusanga umwana bafite nk'utwahinga tungaye hanyuma bikaba birarangiye none atari ibyahi ni mwana hano wambara ibyahi hano bambara pampa. urumva. Ariko ikindi kintu gitangaje giteye n'ubwoba ni uko umwana agusabye ibintu ntabwo wemerewe kubimwima. Umwana wabyutse mu gitondo agusabye igare, aramutse agiye kukwereka ko igare yari gusabye uhereye ryari nturimugurire, nabwo nyine biraguhama. urumva. Hama rero muri amafaranga baguha ntabwo yavamo iryo gare uzamugurira, ntiyavamo imyambaro, ntiyavamo ibyo umuha ngo azishyure kwa muganga, ngo azishyure ibiki byose. noneho hari n'igihe aba ari mukuru akaba azi ko aya mafaranga yaza, bikaba ngombwa kuri buyamuhe akayakoresha ibyo ashaka, wowe ayahawe akaba ariyo akora izindi depanse ze zisabwa. Okay, fine. Ubwo tubabwiye agahinda kacu uko kangana kose muri make none se ikintu tugezeho, icyiciro tugezeho, ariko uko biri kose uko byamera kose turanyuzwe kandi dushima Imana. Ahantu bihuriye ibyo ngibyo turamutse tugiye kugereranya ubuzima, ibyo ngibyo nta hantu bihuriye, ahantu bihuriye pe. Turashima Imana yo mu ijuru uko byamera uko ariko kose, cyane cyane muri kino gihugu cyacu bitandukanye na za Amerika n'ahandi, aho umuntu abura akazi mu gitondo akabyuka yisanze ku muhanda ari homeless. Hano ntabwo bikunda. Iyo utakaje akazi hariho backup ya leta, ya misoro myinshi ingana gutyo dutanga, hariho backup ya leta ku buryo utisanga mu muhanda, ku buryo abana bawe bava mu ishuri cyangwa ku buryo bigenda gutya. So iyo ni system iriho yubatse neza, Imana yo mu ijuru ishimwe. Tugiye ku kindi cyiciro gatoya kugira ngo duhite turangiza. Tugiye ku cyiciro cy'abantu babwira nabi bagenzi babo babasabye amafaranga. Muri uru rugero ku mpande zombi, ari twenda twavuga nabi, ari nabo bakaba batubwira nabi. Ariko njye ndimo kubavugira kuko uwo muntu yaratubwiye ati mbwi rwose mwirwa mwadugize injiji, mutwita ko tutazi kubara amafaranga. Noneho tugiye kujya ku ruhande rwabo. Uramutse koko ufite umuvandimwe Burayi, ubu wakabaye urara we. Uramutse ufite umuvandimwe Burayi, nyine ishyire hariya hepfo, sibyo? Ishyire hariya hepfo, hama ufite umuvandimwe wawe jewe, hama uraburara. Urumva umeze gute? umuvandimwe se uvuze wenda n'uwe tuvukana wo muri famiye, kuko dufite abavandimwe. Reka uhere kuba muvukana. Kuba tuvukana. Hera kuba muvukana. Sinakabaye mburara mfite umuvandimwe Burayi tuvukana. Okay. None ko bibaho. Ko abavandimwe banje baburara ntabuze ikintu mbaha. Birumvikana. Hari igihe ukibura, ariko ku nshuro ya mbere ubonye amafaranga niba utekereza. Hari igihe byanga kubera kwanga kubura amafaranga, ariko ntago wakwiganyira kubikora uyafite. Oya, ntago wakwiganyira kubikora uyafite. Ndimo kuvuga ku ntuza ku barashobora kuburara atari umutima mubi wagize, wayabuze birashoboka. Urabyumva ute Medi? Ngo cyarya mabashije. Medi cyo mukundira ubundi. Icyo mukundira ni iki ngiki Medi waruri. Narinda. Ndabashije ngo umuvandimwe wawe uri hariya hepfo yaburara ufite uri aha ngaha. Rimwe se. None si igihe. Nyine wowe ishyire mu cyimboki. Uri hariya. Wowe uri hariya. Umuvandimwe wawe Mama Samantha ari hano. Wabyifata mute uramutse uburaye? Iryo joro rya mbere uburaye ukajya kuryama kabisa ntacyo kurya ufite, kandi Mama Samantha yibyumva. Namusabye cyangwa nkaburara bwigeze mubwira. Wamusabye birumvikana. Oya, ntago napfa kubyumva. Ntago wabyumva kameme. Ntago byumvikana, sibyo? Nagira ngo ari kundira mvuze. Ikindi icyo kuvuga ngo bo ntago bazi kubara, ntago mvuga ko batazi kubara. Barabizi kubara, urukubyumva, ahubwo ubuzima ni bubi. Abantu bahariya twibuke ko bakunda gukora, nimusubiza amaso inyuma murasanga nta bandi bakozi. Nje mu bihugu byose nagiyemo birenga 5 cyangwa 6, nta hantu ndasanga abakozi bameze nk'abakozi b'iwacu. Barakora bagakora batarebera ijisho, agakora agapfuka, ariko ikibazo nta tuzi duhari, nta gishoro gihari, ubuzima buragoye, agomba kubwiyadaptaho, ahubwo n'impamvu abantu batibagiye ntabwo nyizi. None se Jose,
uvuze gukora hari nk'umuntu uguhamagara akakubwira ngo wampaye $100 aho ngaho ka $100 aho ngaho sibyo $100 hano wayikoreye ikora amasaha angahe se menshi inshuro nyinshi umuntu ukubwira ngo wampaye ka $100 gutya yanagasuzuguye buriya yaramutse ari n'umushomeri ukamubwira ati se kubona uri umushomeri ukabona ibihe bimeze nabi nkaba mfite inshuti yanjye ifite ibiro ahantu runaka wajya ukazajya ubakoropera uzajya uguhemba $40,000 yakubwira ngo uzagenda ubwenge ukaba ari gukoropa kandi iyo $100 wowe wayibonye uri gukoropa ofete ntabwo nzi nimba abantu barababwiye abandi icyo bakora kubera ko twaje bamwe ari abadokiteri abandi bavuye mu mabanke abandi bavuye mu tuzi tungahe dukomeye abandi bari ba mwarimu abantu bari bihagazeho ngira ngo biragoye gupfa kubwira abantu uramutse ubwiye abantu ukavuga ati yewe aterega ubu narumiwe ndakoropa nyine ahita gufata akakugereranya na wa muntu wenda ukoropa nka CHK cyangwa ahandi hantu agahita yumva urabishye ukoropa ku murenge urumva hama rero agahita yumva nyine ibintu n'ibibi urumva ariko dufite impamvu zo gukora ubwo buzi buciriritse bitewe nyine n'ibyo bintu twatangiriyeho tuvuga expectation twaje dufite ntabwo arizo twasanze kuri tele ikindi ku bintu bijyanye n'ururimi ku bihugu byiga ururimi biragoye kwisanga muri systeme ya ugomba guhera hasi niyo ufite diplome barakubwira ati yego warakoze warize yewe nimba warize ngahiga ururimi ugira iyi nivo hanyuma wongere usubire inyuma ukora ibizamini wongere usubire inyuma ukora ibi n'ibi wongere usubire inyuma ukora ibi n'ibi ukabireba maze akabikubarira neza abikubwira seka yitonze anabyihutamo agahita gukubita nk'imyaka 5 imbere sibyo tekereza umuntu ugukubita imyaka 5 imbere uri singo w'imyaka 30 cyangwa 35 ariko tukiraho hari akandi kantu kaje nyine ubu niho ngatekereza ukuntu twaje tugakutana n'abantu bamaze byuze akakubwira ngo maze imyaka 2 urakiga ngo ngo ndakiga nguzi ngo biroroshye ngiye hari abagena yari umuswa pe imyaka 2 arakiga noneho wakwibeshya wambwira ngo umaze 3 yo oya hari ukuntu umuntu aguhagarara imbere akakubwira ko amaze imyaka 10 ati ni imyaka myinshi cyane none se nyine bimeze gute ugeze kuki komana nta n'akazi mfite kandi ndacyari no kwiga ururimi ukora ku kimenyetso cy'umusoro bati yampaye ntagatana no birarangiye urumva ese uyu muntu aracyakora iki nyine kuri expectation zacu twumva ngo umuntu umaze imyaka 10 cyambere ugomba kuba ufite imodoka yawe ugomba kuba ufite inzu yawe imwe se ahubwo buriya we ugeze kure ufite imishinga ntagereranywa hari ukuntu uhita wubaka no mu gihugu ugahita utopinga n'ibintu urumva iyo umuntu rero aje aho ngaho dusubiye handi twatangiriye uwabandi niyo mpamvu byose nabirebye ndabibara nitegereza reality hari mpitamo kwiheba no kwigunga kuntangira mpitamo kwiheba no kwigunga so Imana ishimwe rero ko ntaheze mu bwigunge ndacyakururana n'ubuzima turacyakwegana uyu munsi umbajije ngo ubuzima urabubona gute tukabivugana nakubwira iyindi histoire itandukanye niyo ariko kubijyanye n'intuza kubijyanye no wenda n'umuntu basaba amafaranga akamutuka cyangwa agahindura nimero ntabwo numva impamvu umuntu ahindura nimero numva impamvu umuntu agutuka byumva ngenda guhamagara nkakubwira waba uri inshuti reka nta nubwo ikibazo ari abavandimwe cyane ya groupe b'abapampe mwakoranye imana umuvandimwe ushobora kukumva mama wawe ashobora kukumva ariko b'abapampe mwakoranye ntabwo bababwira hariho n'utabwira ubuzima bwawe bwite ibyo ucamo wowe ukabibona nk'aho ari uko utabyitayeho ari inda nini niko benshi babivuga ngo twagezeyo turibagirwa ariko mu by'ukuri ni mwisi nk'ahandi hose hari umuntu nabonye kuri TikTok kandi yari kuvuga ibintu by'ukuri yari afite izi mpapuro batwoherereza inzandiko nyinshi yego arangije aravuga ati mujya muvuga ngo abantu bari hanze babima amafaranga yari afite nka envelope nk'icumi ngo izi zose binsaba kuzishyura nimara kuzishyura ngaburire n'umuryango yego yari amafagitire yose ngo ngabambwira ngo nakoreye angahe ndishyura angahe nkohereza angahe njya angahe
nyine urumva biragoye, ntabwo umuntu wese wamubwira ngo mbayeho gutya bigenda gutya. Uwo upfuye kwisangaho uramutekerereza. Njye hari abantu benshi twaganiriye baranyumva ahubwo basigara bibaza ngo gusojoza ngo no gupfa kuguye ku gasi wazapfuye kwiyizira. Urumva nanjye rero kutiyizira nakabaye nza pe ntaheza hari utwaye, ariko ndeba gushorera umutwe ndanama naza nta n'ikintu mfite. Bavande ntabwo nzagaruka, nzapfa kuba amayibobo y'ino. Dafite oya usubiyeyo wasubiyeyo ufite ikintu, ntabwo usubirayo uri imbobo. Dafite ari kugereranya imbobo ya hariya n'imbobo ya hano. Imbobo ya hano ukabonwa na bake bakabyiza bakajya bavuga ati ari nk'iya ariko hanyuma rwose nagushyigikira umuntu utuka undi muntu ku mpamvu izo arizo zose. Ubikubwiye umwumve, umuntu utarabikubwiye cyangwa se nanakwima umwihorere. Ku rundi ruhande umwe twavugaga nyine abiriya kudutuka, natwe hari igihe woherereza umuntu amafaranga wenda akayakoresha mu buryo budasobanutse, wenda yumva ko ejo uzamuhandi yakongera kukubwira ibya mama wararaye kandi wayamubariye uzi n'imvune uburyo wayabonye urabizi nyine wowe uzi uburyo bikugoye. Yakongera kukubwira ibijya gusa n'ibyakubwiye ejo bundi ukabona ari kurengera. Wamubwira nabi kubera umubabaro wawe n'ukuntu atabihaye agaciro kandi wowe byakugoye, bikarangira wa muntu abonye ko uramuhaye ariko uranamucyuriye, bikaba byazana urwango hagati yawe. Kandi mu by'ukuri uriya wakubwiye wenda akakubwirana uburakari n'uburyo yabonye nawe n'uburyo wayakoresheje. So stress. Hari inshuti yanjye twaganiriye irambwira ati njye nahisemo gukuraho telefone bitamo no kwihorera abantu. Ikagira inkuru rero, nise wihorera abantu gute uhindura telefone ati uwo ntahaye Imana imuha umugisha kuko wenda we yarananyanze yumva ko namwimye. Ati ikibazo kiri kubona ahaye uwo nipfuye ngafata ku gasandorare nkakamuhereza, yitega ko buri kwezi nzajya mpora nkamuhereza kandi ntibikunda. Mbese ni nkaguha uri mubyara wanjye, mama akeneye, murumuna wanjye akeneye, uriya wundi akeneye, uriya n'undi akeneye, mbese nzashobora kujya mubahereza mwese icyarimwe kandi nkatubaha ku buryo bihoraho. So urumva ni ikibazo ku mpande zombi, wenda bikajya mu buryo imibanire y'abantu n'abandi n'uburyo abantu bitwara ku bandi, ariko normalement mu buryo bundi busanzwe biragoye no kuri biragoye. Impande zombi zakagiye zumva bakagiye batwumva kandi natwe abo dushoboye kumva natwe tukabumva. Wenda mu kindi kiganiro tuzadefinisa icyo twita ubukire. Ubukire ni iki kuri buri muntu, bigenda gute, ni gute umuntu yumva ko akize, ni gute uyu nguyu yumva twe tubona akize wakiyumva nk'umutindi. Urumva ariko mu buzima busanzwe ni uko ibintu bimeze. Ntabwo ari uko mutazi kubara bene data sha murabizi ni ukuri kw'Imana, natwe ntabwo ari uko tutazi kubara cyangwa twishyira hejuru. Reka data ni twabibagiwe imibare yabyaye ibihekane, ubu dusigaye twandika imibare tugashyiramo n'ibihekane. Ikindi nanone wenda nko ku bantu tukigera imibare ni isomo rikomeye. neza bari abahanzi. Bye bye inshuti zacu, kudeshapo ku rukundo rwanyu. Please share, comment, subscribe. Ciao.